By the virtue of the authority entrusted to me, I confer upon those persons who satisfied all the academic requirements for the award of the Advanced Diploma in Civil Engineering, Land Surveying Technology, Building Construction Technology, and Highway Technology. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Iyi ni celebration ibemerera ko babaye aba engineer, babaye ba engineer advanced diploma. Tubakomera amashyi menshi cyane rwose, twishime nabo bagaragaza ibyishimo, bagaragaza umunezero bagize kuri uyu munsi no kuba babaye indashyikirwa. Ndagira ngo munyemerere mbere yuko basubira mu byimbo ndarike nyakubahwa principal na chairman wa board batambuke kugira ngo baduhembere uwabaye indashyikirwa muri iyi graduation yacu. Ndagira ngo nsabe Uwase Fabiola aze hano imbere. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Uwo ni Uwase Fabiola niwe wabaye indashyikirwa. Ngira ngo nibyo kwishimira cyane kuba umukobwa ari we ubashije kuba uwa mbere. Amashyi menshi cyane rwose, twishime twizihirwe. Congratulations and celebration. Our graduation ceremony, it's a very amazing. Batambuka, reka twongere duhuze ibiganza tubashimire kubupfura ubutwari bagaragaje kubwo kwesa imihigo. By the virtue of the authority entrusted to me, I confer upon those persons who satisfied all the academic requirements for the award of the Advanced Diploma in Information Technology. Congratulations. Amashyi menshi cyane, tufatanye kuririmba congratulation and celebration. Congratulations.
amashyi menshi cyane kuri information technology nabo kubwo kwesa imihigo. Reka basubira mu byimbo n'ubundi duhuza ibiganza dukomeza tubabwira congratulations.
ndetse no ku bandi batari hano bashoboraga kuhaza ariko bakaba batabishoboye. Buri wese ashobora kuha igisobanuro cyihariye, ariko icyo twahurizaho nuko ari umunsi w'ibyishimo. Ahantu hose umuntu areba arabona abantu bamwenyura baseka, ariko n'ibyo byishimo nabyo turabitandukanyije, ntabwo tubihuriyeho. Ibyishimo turabifite, ariko impamvu zabyo ziratandukanye bitewe na buri wese. Ariko hari ikindi duhuriyeho cy'uko twishimiye umusaruro uturutse mu murimo wakozwe neza. Bityo uwabonye impamyabushobozi akaba yishimiye ko imbaraga ze n'umuhati yashyize mu kwiga, mu gushakashaka, zimugejeje ku bumenyi nk'uko bimaze kugaragazwa n'umutsindacyuye. Umubyeyi nawe uri hano yishimiye ko ubufasha bwose yahaye umwana bubyaye umusaruro, kandi ko umwana we atabaye igipfamutima, ahubwo yabaye umunyamutima, agakora ibyari byamujyanye byose. Bityo bikaba byatera umubyeyi ishema ryo kugira ati ukwibyara gutera ababyeyi neza. Sinshidikanya ko n'iri shuri n'abarezi banezerewe, biraboneka, kuko umurimo wabo wa buri munsi ugaragaje umusaruro. Abafurere b'abayozefiti cyane cyane n'abo bafatanya bose, ndavuga abagize inama y'ubuyobozi bw'ishuri, natwe twese dushimishijwe n'uko ubutumwa bwo kwigisha no kurerera Imana ndetse n'igihugu cyacu byeze imbuto, ndetse igihugu nacyo muri rusange kigashima ko cyujuje inshingano zacyo, kandi kakibaye cyungutse abagabo ndetse n'abagore bafite ubumenyi, bafite umutima, bagiye kugira uruhare mu iterambere ryacyo. Sinashidikanya ko bariya abanyeshuri barangije bishimiye ko amajoro baraye, bishimiye ko imbaraga batanze, yewe ndetse n'amafaranga babitanzeho, byose bigeze ku ntego bari bagamije. Mwese rero nimushimirwe ubwo bwitange mwagaragaje, bigamije kugira isi nziza, kubaka igihugu gitera imbere, muha abana b'Abanyarwanda ubushishozi bwo kwigira bifashishije ubumenyi n'ubushobozi bakuye muri SGITC. Uburezi ni inkingi ikomeye y'ubuzima bw'umuntu. Abahanga bavuga ko kurera umwana ari ukumuha amababa amufasha kuguruka kugera kure hashoboka. Mu burezi rero niho higirwa indangagaciro nyamuntu, zimufasha mu mibanire ye itagira amakemwa hamwe n'abandi. Niho umuntu akura urukundo, ukwemera, ukwizera, ukubaha, ugufashanya, gushishoza, gushyira mu gaciro, ubunyangamugayo, gukunda igihugu n'indi migenzo myiza yose mbonezamubano
ishyigikira imibanire myiza mu bantu kandi ikamuha ubupfura bwo guhamya no gusingiza iyamuhanze. Bariya barangije baduha umwanya tukumvikana. Murakoze kubyubahiriza. Mu burezi kandi niho dukura ubumenyi bunyuranye butugeza ku bushobozi bwo guhanga, bwo gutekereza byisumbuyeho no kumenya guhangana n'ibibazo biriho, tukabishakira ibisubizo biboneye byubaha ubuzima bw'abantu n'ubw'ibidukikije, maze bikagirira akamaro imibereho y'abantu bose. Aba bahawe impamyabushobozi, ubu umuryango w'ishuri nyaryo urufunguzo rwawo murarubonye, ntabwo murangije, ariko ni rumwe rufungura gusa umuryango w'inyuma, ariko urw'ibyumba binyuranye by'ubumenyi murubona mumaze kwinjira. Ngira ngo twumvikane. Navugaga ko urufunguzo rw'ubumenyi mubonye urw'umuryango w'inyuma, ariko w'ibyumba byinjira imbere mu bumenyi bwimbitse uzarubona uko mwinjiye. Ntabwo musohotse rero, ndabwira abarangije nubwo numva kumva bigoranye, ntabwo murangije si musohotse, ahubwo ubu nibwo mwakwinjira mu ishuri, kuko mutangiye icyiciro cyo kwiga mwiyigisha, mwishakashakira. Nanone intangiriro nziza murayifite kandi ihagije. SGITC yabahaye uburere, yabahaye ubumenyi n'ubumenyingiro bihagije kugira ngo mushobore kwibona muri sosiyete ndetse no guhangana mu gatsinda ku isoko ry'umurimo nk'abantu b'ingirakamaro bakereye gufatanya n'abandi gutanga umuganda wabo mu gusubiza ibibazo isi ihura nabyo mu rwego rw'imibereho muri rusange no mu bya tekiniki by'umwihariko, kuko ari byo bariya bize badakurikira. Ko bazaba aho bazaba bari hose bakagaragaza umurimo unoze, ukozwe neza kandi vuba, bifashishije ubuhanga n'ibikoresho by'iterambere biriho, dore ko uko bwije n'uko bukeye bigenda bitera imbere kurushaho. Mwebwe murangije rero, ibyo bikoresho by'iterambere bigenda bitera imbere ntibizabasige, ariko namwe ntimuzabisige. Muzirinde guterikinika, muzirinde no gusondeka, muzirinde kandi murwanye kuriganya, haba mu mibanire yanyu n'abandi ndetse no mu mirimo muzamukora. Bityo muzaba mubereye SGITC abavugizi beza, abahamya b'uburezi n'uburere bifite ireme muhavanye. Bityo ababakurikiye bazarusheho nabo kugira umwete wo kubafataho ingero nziza zibubaka ubo ubwabo, ariko zinubaka n'umuryango nyarwanda muri rusange. Murakoze. Abanyarwanda baravuze ngo amagambo aryoha asubiwemo.
kuva aho twatangiriye hano muri iki gitondo ubutumwa twagiye twumva burasa nkaho ari bumwe. Ni byiza rero ubwo nanjye murambabarira. Ari ishuri ryigisha imyuga, uyu munsi rero ikaba ishuri ribaye ubukombe n'ibyifuzo mwatanze byo kuba ishuri mwari ryazamuka rikigira imbere. Ibyo byose ubuyobozi bw'igihugu cyacu burabuzi, barabitekereza nihagera. Ibikorwa byiza by'abanyeshuri bize hano bizwi na benshi muri iki gihugu. Nagira ngo nibutse ko nta gihugu na kimwe kigeze gitera imbere kidafite abantu bazi ibyo bakora kandi babifitiye ubumenyi, byaba n'akarusho bakagira n'ubushobozi. Igihugu cyacu kiracyafite umubare muto w'abantu bize amashuri makuru. Uruhare rero rw'abafatanyabikorwa mu burezi byinshi mukora byiza, ariko hari na byinshi bigomba kunozwa. Hari itegeko rishya ry'uburezi, nagira ngo uretse ko twaribahaye ariko ni byiza ko rimenyekana. Hari n'amateka arishamikiyeho. Hari n'ababyeyi kimwe n'abana bagomba kumenya amategeko agenga ibyo bashaka gukora. Kenshi twagiye duhura n'abana batangira kwiga, bajya kurangiza bati ibi ntabwo twari tubizi. Kandi buri munyarwanda ahura n'itegeko kenshi ari uko rimuhana. Turagira ngo tubakangurire, duteye imbere, tumeze neza, tumenye amategeko agenga uburezi kuko ari cyo cyaduteranyirije hano. Umubyeyi amenye ngo umwana wanjye mwohereje muri ishuri agiye kwiga yujuje ibisabwa, n'umwana nawe abimenye. Ku banyeshuri murangije amasomo yanyu uyu munsi, ni mwebwe ngiye kwibandaho cyane. Mwize mu bihe bikomeye bya COVID. Si twebwe twenyine, ni icyorezo cy'isi. Leta yacu yakoze uko ishoboye ibarindira ubuzima ndetse ifata ingamba zikomeye, kenshi zabahungabanije, ariko leta yarababungabunze. Turabashimira kwihangana mwagize kandi mubifashijwemo n'ababyeyi n'ubuyobozi bw'ishuri kimwe n'ubw'igihugu cyacu. Uyu munsi turizihiza ibyiza mugezeho, turizihiza intsinzi yanyu. Felicitations. Mwanabiririnze. Nagira ngo nabibutse ko kwiga ari urugendo rudahagarara. Ibyo mwigiye mu ishuri mugiye kubishyira mu bikorwa bibagirira akamaro, bikagirira imiryango yanyu kandi bikagirira n'igihugu cyacu muri rusange. Ndahamya ntashidikanya ko bakuru banyu bari mu bubatse iyi mitamenwa dusanga itatse igihugu cyacu, imihanda myinshi kandi myiza ituma u Rwanda rusigaye ari nyabagendwa. Kugira ngo namwe muzandike izina ryanyu ku rutonde rw'abakuru banyu, birabasaba kugira imyitwarire mizima izabafasha gukora neza umurimo no kurangiza inshingano zitandukanye muzagira mu buzima. Murabe rero inyangamugayo nk'uko frere yabibabwiye, kandi mu bindashyikirwa mutanga serivisi nziza muyiha abaza babasanga. Igihugu cyacu cyashyize imbere serivisi nziza kandi inoze kandi ibereye bose. Gutera imbere kwanyu bizashingira kugira umutima uhora ushaka kwiga ibintu bishya kandi bigezweho. Umuhate mwagize mwiga murawukomeze kandi murusheho, kuko hanze aha ku isoko ry'umurimo urugamba rurakomeye. Ipiganwa ntiryoroshye, ariko ubunyangamugayo, umurimo unoze birakenewe cyane. Ibi nibyo bizatuma murambagizwa kandi mukaba bizerwa. Akenshi si amashuri yonyine azabaranga, ahubwo imikorere yanyu niyo izababera urwandiko rw'inzira kandi ikababera umuranga. Murasabwa kunoza umurimo nk'uko twabivuze no guhanga ibishya, bityo uyu mugani w'ikinyarwanda ube ukuri koko. Umwana niwe w'ingobyi. Umwana ni uw'umuryango ndetse ni n'uw'igihugu. Turashimira ababyeyi babahaye ibyo bafite byose, babahereye ku buzima, babaha uburezi cyane, babarihira amashuri. Turashimira abafatanyabikorwa mu burezi cyane abafurere b'abayozefiti batangira ishuri. Ariko turasaba ababyeyi
kugumana inshingano zabo. Abana n'abanyu mukaba mubafite mu nshingano, mujye mubabwira ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Murakoze.